Ani twari inyama wazigotomeraga waruzi ceceka karyo umuswa nimba narazigotomeye namaze inyama se kuvuga inyama bivuze yuko ngewe amafaranga yo kohereza umwana no kubikira wari bwayakora ukajya kuyaguramo inyama nese twaje ukarya wagiraga ngo hano ari ukwaba dusanzwe tutarya ko wari inyama warampaye none ngo nkugurize amafaranga nyakure ariko karo nyakure mu bibazo nuko mumubwira wari inyama wanyimye ku nzoga yawe nagusigiye agatenge we kambara amakoma kambara ibirere nagusigiye amafaranga aya mafaranga natabone yewe bigerago nabyemera amafaranga izi message se ahubwo mbona wagira ngo nizo ku kigo cya wa muhungu wacu akira ndebera simbona wagira ngo ni ku kigo bayohereje so iyi message se yo ku kigo intara kaminerivare ya Haruna icyo ni ikibazo ntahira mu nzura munzu sirahari itabaye amafaranga ejo bundi twagurishije ntari hano mu nzu sinayakubye amafaranga y'umwiyenzi ubwo tugira ifuku hano muri uru rugo zayatunze wayashyize he kanite ndandikanye yasanze kubwiye neza fata telefone yawe mpereza ariko iyi message ubwiye wumva umenye kuri Noheli twari inyama n'amafaranga se twari inyama wazigotomeraga waruzi ceceka karyo umuswa nimba narazigotomeye namaze inyama se kuvuga inyama bivuze yuko ngewe amafaranga yo kohereza umwana no kubikira wari bwayakora ukajya kuyaguramo inyama nese twaje ukarya wagiraga ngo hano ari ukwaba dusanzwe tutarya turya amafaranga y'umunyeshuri arewe aka nakaga ubwo sandi bari kwimeza neza ku minsi mikuru twewe nitujye neza umva nkubwire aya mafaranga uyishyure nayo nishyura ndabikubwira uyishyure nagusigiye agatenge we kambara amakoma kambara ibirere nagusigiye amafaranga aya mafaranga natabone yewe bigerago nabyemera abandi bagiye neza wande abantu bagiye bigaho munukiriza urukarango nanjye nenewe impamvu ratetse amapirawo n'ibiki byose nari nimenyereye kwirira agatoki k'imvange urangije uragenda kwisimbuza nari igihe noneho cyasigaye kandi tuzafatanya no kurashaka ni wowe uzayashaka nawe nzashaka buretse turaza kubireba reka nkubwire wa mugore umaze kunanira dore iyi ni inshuro ya kabiri n'ubushize warabikoze umwana none agiye kuva ku ishuri bagiye kumwirukana kandi mba nayagusigiye arayo kujya ku ishuri ujye uduhahira njye mbahahira se ubundi musanzwe murya ari uko mwahashye sinjye ubahahira erewe none se hari ubwo twe twabivuganye nigeze nkubwira ngo uze kujya kugura inyama n'amapirawo byararangiye nta kintu bwahindureho hano ugomba gushaka amafaranga vuba vuba utaramwishyura njye ntayo nshaka tuzayashaka ahubwo ndayashaka wavuye aha muri uru rugo sawa nakubwiye ngo ukiri muri uru rugo ayo mafaranga sinzayatanga cyangwa se wemereye inka mwene wanyu yakuragije nzayifate nyigurisha ariko umwana wanjye yiga ishuri nuko se nuyigurisha uzamwishyura iki njye nzajya kuyigurisha bose ninde kandi tutajya tubara ntishura mwiriwe urugo hahiye mukomere wa muvandimwe umugore arananiye uyu mugore arananiye umugore ureba amaze kunanira umugore ejo bundi nagurishije ihene yanjye aramwishyurira abana bo bishyuza nk'urupfu se arangije kumwishyurira ajya iminsi mikuru yari iryoshye akabwira bwe ese ko twariye tukabona hano hari ifaranga nagurishije ka gatoki kepfo iriya bagira ngo ze ariko ubu amafaranga asigaye kubwo twagabanye mu itsinda yose azakora iki wapanga icyo uzayakoresha uguremo ihene se komene tuyiguzemo ntacyo byabitwaye ndumva nkumbuye na gacupa k'izina ry'Imana aya nayo buyabitse ubwo bibaye hajya 62 32 na 50 Idora. Biga ndisanzwe. None se ubwo uzaguremo igitenge n'iki kandi ayando yaguremo ihe ndagura n'igitenge cyo cyangana utagura karondo ni kugukora karondo ntabwo nakagura we ndagura n'igitenge cyiza isusuze nk'icya 20 ariko nibyo sinabonye wa mugore wa Samuel yaguze ikintu none se ari cyo kurusha kindi Samuel yambara neza ndushe iki kana cyo kurusha nayo nzagura n'icya 20 n'abana be barazonzwe nzagura n'icya 20 nicyo gisobanutse ubwo se tuzabona ihene ya 400 ahimwe yari yaragumbashye yarabaye ingumbi njya mu isoko ndazana amafaranga none aya mafaranga yafatuye abike azajyana Haruna ku ishuri ntabwo ariko nakubwiye
Aje aragenda aguramo amanyama n'amasupu n'ibiki byose araza arahuta. Nageze aha ngaha basa nkaho banabimaze bamuha nuza none kumwe ngo narabiriye ngo narabimaze. Yewe nzayatanga utaraha cyangwa mfatiye inka mu byara we yakugurisha yakuragije. Nyigurisha. Wiki. We mbere yo kubirya kuki utigeze mbazo nabifuza. Umugore ujya kugura inyama akagura ibiki n'ibiki atanakubajije. Uri umugabo mu rugo. Wari uhari. Ndi sehene se. Wari uhari. Dore ariko ndi sekabwa cyangwa sehene. Ntabwo wari uhari. Ariko ro papa Haruna rero. Ari no Haruna. Sibyo. Muri cyo gihe ntamwe. Ubwira uyu niwe wananiye. Nawe tega amatwi wumve. Ntabwo nabyo wenyine uko mwese mwese mwarahiye. Ubwo nanjye Mwese byabagira akamaro ariko nabiriye ntazi ko ari wowe wabihashye. Yego. Ariko rero muri kino gihe nta mugisasa amafaranga. Rwose ibintu mwakoze rwose se kwabyifite. Yamba mbona ari uyu mugore wananiye wa muvandimwe. Oya. None se uyu mugore yarahaye. Kandi urajura. Kigerekaho n'inzoga yanyweye yatashye ashinga umutwe. Nazinyweye nyine. Ikababwira. Akamitsingi kamwe nanyweye. Akamitsingi kamwe. Ako gashyushye nk'ako batogosheje wirije hariya ku ntuza kw'izuba iyo niyo nzo kuvuga. Akamitsingi kamwe. Yaba n'agakoma wanyweye te. Ariko mwese mwarariye mwaranyweye ahubwo si kibazo n'ikindi. Uwo Haruna azagera ku ishuri. Ubwo araguma aha ngaha bajye bajyana guhinga dore ko aribyo yaramenyereje no kumwikoreza ifumbire y'iyo nka yabo na mubyara we. Dore ari ikibazo. Gusa haragabo ntabwo apfa abandi. Ariko namwe mugerageze nicyo kubitakemo. Imana ntabwo yareka kujya ku ishuri. Muhunde kanyicara aho umbwire njye ndamureba nkumva nanamukubitira aho ngaho. Oya reka sigaho ntuzakubita umugore. Twanabyibagiwe ntitwaguha agatebe. Ubu nta kibazo. Umugore se katagikubitwa. Reka nta mugore ntagikubitwa. Wamwirukana. Mwirukana. Agibwa ni magana. 40. Tuzaguramo umwana w'ihene wo kurera. Ariko nibyo. Ariko nambara igitenge cyiza. Uzagira usagure n'agacupa. N'agacupa ugomba kukabona bike. Agacupa kuzina ry'Imana. Ugomba kukabona. Nanjye rero nari ndi kuvuga ngo akikoze pfiriya ku itongo. Yego. Areba ku myaka imwe. Ariko ubwire Dani nazi. Iyi nka yahirire. Ariko nawe ugenda ubanguka. Oya ndabona ese ndatinzwa n'iki. Ugenda ubanguka. Iyo nka yahirire ariko ubundi bukigiye kujya ku ishuri dusigare twenyine. Baba we. Reka tuzakora ibyo dushoboye. Sawa shaka ukuntu uteka ndumva nshaka utuntuza. Urarya uduki? Ndashaka. Wateka agatoki n'uturayi. Oya shaka inkarishya. Ndazishyiramo nazo nta. Zirimo n'utuntu tw'udukarishya. Yego. Cyangwa umboneye ziriya mboga zino ziri hano kwa Samuel. Udusogose. Isoko. Ukirindeho. Kangereyo ndebe. Wowe ugenda ugaruka amahoro. Sawa. Oya. Sinumva birimo kandira. Iyi nka ndayigurisha rero ni yamubyara we ndayigurisha. Ubyara azatukura muri ko. Umwana wanjye ntago yareka ishuri. Hejuru y'amafaranga umugore yaririye. Narangiza ngo ujye kugotomera amayoga harimo umwana wanjye Haruna yicara ngaha mu rugo rwo kumutindisha ukumvikana. Sibyo? Ngo mbere. Tugira inama ni numva idakunda ndamusohora igikapu cye n'imyenda mwohereza giwabo. Inama ngiye kubagira. Bigire mutuze. Mwicare, muganire, ikibazo ku giteye kandi ntimugire birebire rwose. Ubundi ase mushaka amafaranga mwayakura hehe mwajya kuyabuza ahantu. Ubundi ase mushaka kuntu mwana ajya kwishura. Ariko nawe tururuke uri kuburakari ari na madamu nawe ari kuburakari. Yambabaje cyane. Kumvaga amafaranga. Nundi ni hahandi. Ibyo nibyo rwose. Hahandi ariko umwana wacu atize se ubungubu twebwe ejo bundi ntabwo tuba dufite umwana w'umuyobozi cyangwa w'umwarimu. Nyine nakoze umubare mubi. Yego. Si wumva. Reka mubabarire nta kundi iyo umuntu gusabye imbabazi uramubabarira. Uyu muntu aciye bugufi. None ubwo reka turebe. None turayakura he? Wagiye kwa Nyiranyoni se ukamubwira akagutiza nk'ibihumbi 10. Nanjye ejo bundi igihe najyaga gucukura yamabuye yo kwantuza yo gutera iranzo yabo bampaye 5,000 kabaye 15 tukareba nakagashyiramo mu tukareba uburyo twegeranye amafaranga tukaba dutanze ayo ngayo ugahamagara ngo nimba ari limateri na animateri ugahamagara animateri nimba ari na animateri hanyuma ukaba umwohereje ayo mafaranga ariko ikibazo gakemuka ariko nawe ntuzabyongere ntimuzongere rwose mwisi nta muntu kisesagura amafaranga reka iminsi mikuru yararangira kandi bagakomeza bakabaho naho rero abantu basiye muri iyi minsi basiye barya iminsi mikuru
ukagira ngo ni bagiye kwituye ngo isi bayiseze. Dore niba nk'uyu mugore wanjye nashaka. Oya nanjye narinje ngo murebe tujye kureba hande tuya. Bwenge buzubujije Yego buhise. twanya komisiyo. Ubwo nigira ikintu irya. Ubwo n'umwana azabagiza amahirwe. Reka tugereyo. Ahubwo reka tugende hakiri kare. Mama Haru. Ngaho ujya gukura ibijumba ariko murabirya byonyine habe n'igiceri cy'ijana. Oya. Sawa sanga hore kandi kandi mukomeze mwihangane mukomeze mushakisha. Yego. Naho ubundi se. Haruna. Yes Dani. Meze bite? Shana ari kabisa. Bararyoshye sha. Ko bajyoreka njyo ikise sha ibirari by'umusaza akaba ari gukuramo sheke nyine muri iki kiruhuko mwana. Haryo uvuze ikiruhuko uranyibutse. Ko tarajya ku ishuri nzikarimwe bwo mugenda mbere. Wowe se ugiye ryari? Ndumva azagenda kwa gatatu. Ntubizi ko tugenda nyuma yanyu. Wowe nyine igendere mwana nawe njyewe se subizi se nyine ko ngenda mbere yanyu nese ko naragenda nyine ko urimo urabyibaza. Nyine nawe nigende ndi kukubaza utaragenda. Haryo we wari ugeze mu wakangaye? Wa kabiri. None narinda nawe bambona biri kwanga. Naho ndakubonye ndibaza kutaragenda zikarimwe mugenda mbere ko. Yanjye ndimo ndayajyana ariko ndabona aho bigeze bigiye kwanga tu. Gute? Naburaga make ngo nyasoze ariko ndabona yanjye ngiye kuyasoreza mu wa gatatu. Ugeze mu wa gatatu? Wapi nyine mu wa gatatu niyo nuko nari narakoze na Twagiye. Ni cya kintu ubundi. Ni wajyoreka ngo umuntu ngarakeye ngo ibiki. Shabuze mwana ikirare cy'umusaza mwana wamuruhukana muri iki kiruhuko. Ako nanone ahubwo uvuze ikiruhuko uranyibutse. Ko utaragenda zikarimwe mugenda mbere yacu. Ntabwo mugenda mbere. Naragenda nyine. None se wowe se ahubwo ugiye ryari mwana? Nzagenda kwa gatatu ntuzi ko tugenda nyuma yawe. Shani mwigendere mwiryohere ku kigo shaho. Gute se? Shani ndabona agatara karimo karushijeho kugurumana. Barya rugeze mu wa gatatu. Naringiye gutera intambwe nyine ngo njye mu wa kane ariko ni naho ngiye kuyasoreza. Wayajyanye kuyasoza? Ngiye kuyasoreza yanjye mu wa kane. Imyaka ibiri yaburaga yonyine koko. Shawagerageza. Mwana reka nkubwire. Igihe yahaye nera amafaranga nyine arayamubitse ariko mu minsi ibiri yonyine ku bunani no kuri Noheli asiga. Koko uyu mugore ntagiye kuzanira koko. Bande. Karo. Kome. Uraho. Kome kizina ry'Imana. Komera Karo. Aha nahere. Narinzi wawe kukureba. Undeba. Kuva ryari sungenderera? Nta gatabi wandushara. Niyo narigira ntajyo nago. Ese we wiyibagije ibyo bundi wankoreye ku kabari. Nubwo ugiye kumfatanya n'uwiwanjye kandi ari we nanje kureba. Kundeba hwibikima. Nanje kureba ngo ntize amafaranga. Amaki? Amafaranga. Nta makuru wamenye. Utansetsa. Uzabaze Mudidi. Uvuze cyari iwanjye ngiye kwica uwiwanjye. Uvuze kwica? Ngaho se ndebe. Tabi uranyibutse. Ubundi kujya he nta tabi. Ari umugongo navuga. Ugeze ngo iki haje? Ngo kwica. Umugore w'iwanjye. Nagurishije yahene y'ingumba yabaga mu rugo abana bajyaga banyuza harya iwawe bajya kuragira y'igihu. Kimwe kinini cy'amanyose. Mbitse umugore amafaranga ntifata amafaranga uyabike. Aya mafaranga azajyana Haruna ku ishuri. Ati yego. Sinkamenye yuko mbitse isi ha mu nzu y'umugore. Oyada. Umugore atunda. Aya nyuma kwanywereke. Urumva cyane najyaga numva sogokura avuga. Iyo ufite ubonye umwobo w'isi haba harimo amafaranga. Niba ufite isi hatugende tujye kuyakuramo tuyanyweye. None se ubwisi yarayatwaye wamenye umwobo ye yarayatwayemo. Umugore w'iwanjye mu yandi magambo umugore w'iwanjye niwe yari nk'isi yarayatunze arayatwara.
ariko nugutuka tuza nkubwire uko byagiye nta tabi bwira rega ariko wowe urota itabu ngubu ntiwanatuza ngo banze ureke nkubwire uko mbyibagiwe nte hanyuma umugore wanjye amafaranga yafashe kuri Nohera yahahishije inyama ayahahishije ibiki ndayoberwa kuri Bonane bwo ndaza nsanga yasanze hatuye uburayi nawe kumba ruri kujya amanya ngo nguje kunguza amafaranga none rero umwana w'iwanjye Haruna yabuze uko ajya ku ishuri ndagira ngo ntize amafaranga 15,000 ubu nanjye ndawe ndimo ndasenga Imana yo ariko yari make heza amafaranga maro minsi 2 shamwana ibihumbi 120 kubijya mu minsi 2 120 nase ubu ngubu simba naragiye ubwo se mwinjiza ngahe ku munsi shamwana mbo winyibutse wimbwira ngo binjiza ngahe ku munsi wowe nkubwiye ikibazo cyanjye nyine 120 nyine mwana ntabwo nikomeye nyine wowe mwana uzagira amahirwe gerageza wenda ubabwire uko byagenda umusaza mwana byaramubabaje noneho ntiyabonye mere amugurukana n'umuhini intambara n'injugu kosha birimo ndakubwira ngo ninjye uhosha mwagurishije se yahene basa ukugera ku ishuri akwagure ni gute zere yagurisha ihene ya mbere akayabitsa meri noneho yarangiza akagurisha n'iya kabiri urumva noneho umusaza nta n'ikintu njye namurenganya ubukene bwaramukubise niyo wamubaza desa yo kugura umukasi ngo yikemuze nayo mbona ari ibibazo najya kumutaba mane ngo amuhe amafaranga njye ku ishuri reka nkugira inama umubwira ayigurishe noneho agenda gutangira niba yabitse amahwana nanone azayenda ubu agatungo kari gasigaye nako njye ku ishuri nako nsize reka nkubwire ndakuze sibyo kwiga umuntu yiga kugira ngo ashake amafaranga n'ubundi reka nkoresha amaboko yanjye nanjye nce ibiraka nk'abandi bose nibikunda nzasubira sukuru ariko nibitanakunda nyine nzakomeza ubundi buzima bw'inyuma y'ishuri nanjye apfa gusezera ko ndagenda ibyari byo ndabona nzagenda shamana amahirwe masa nyine n'ubumva nyine ko bitanakunze nanjye uzamenye ko ari ubwo buzima bwo mu rugo mwana bwari bumeze nk'injangwe n'imbeba abantu bameze nkatwe mujye mudusengera mwana yagerageza nanjye ko njye kumusezera shamana amahirwe masa nshuti yanjye naraye mbwiye na nyiranyoni nimugoroba ndavuga nti uze kuntiza amafaranga mbwa ati mu rugo umugore uze kuzurebe ejo ndajyanye yasake nko kavuye bitanu ko wari inyama warampaye none ngo nkugurize amafaranga nyakure ariko karo nageze mu bibazo nuko mumubwira wari iyo nyama wanyimye ku nzoga yawe mande narakubonye buri inzoga se karagacuma kari kasigayemo ubusa wagira ngo nk'inzoga utari narakubonye kuzajya Imana Narunyibukije ubuze nasubira ruguririya wisubira ruguririya cyangwa se dusubireho niba amafaranga wayambonera ugende ije kuyaba nta mafaranga na dishakira se ngaho reka tubanze turebe se ikibazo cyanjye umariye iki koko koko kwizina ry'Imana man warababaje kukubwira ngo zana nsomeho ngo ni ngo mwana wanjye koko agiye kuba kwirwa tundi ifumbire hara mu rugo no kwirwa hirwa nabonye ari ikigabo wagishingiye ari ikigabo se umwana warugeze mu wa 4 uragira ngo ntabwo amashuri yayajyaye se yarasigaje amashuri 2 wa 5 n'uwa 6 nibwo ntazi gusoma no kwandika sibye sibibaye sibyo se sibyo ibyo ngibyo bihera diplome ariko karo nawe ntukajya impesha umutwe nimba ari ibyo ngibyo ahubwo genda nzajya kureba nyiranyoni ndebe uko abigenza unyimye inzoga yawe uwi wawe umusizeyo nawe uri muse amatiye ku muhanda harandebe ko mbona nyiranyoni akiragenda unyimye inzoga yawe ndagusabye urantutse none nguje kure kwizina ry'Imana man ibyo wankoreye ariko nanjye nzayishyira nyiguri oroye abibitse mu bwonko se papa ko nta kintu kigendanye no gusubira ku ishuri muri kumbwiraho umeze gute sinkabayihaye ubwatsi
nakanagiye ibintu by'ibigorigori mba nakanagiye karimo kariyitaho nako. none se mwana wa uburaho urimo urambwira gutyo ntuvuga ko ibyo nyoko yankoreye utabimenye? Amafaranga yose nyoko yose yaragiye arayahisha, ubundi ubwo ntimwari muri kumwe ntimwajyanye? Neze ko yahashye nyine tukarya twese. Twariye twese. Nyama mwariye nyoka ari kwigwa ntukabona arazihohomeye ndazigotomera nkanjye naziriye njye sinageze aha ngaha nkasanga inyinshi mwaziriye none akabambwira ngo n'ibihumbi 120 hose byose niho bigendeye. Mama afite ahandi ajyana ayo mafaranga ibihumbi 100 n'ibyo kuko inyama twaraziriye. Se nta gishirira hano haraki. Ako papa buretse ikibazo cyane. Inyama n'ibyo kuko twaraziriye. N'ibyo kunywa turanywa. Ariko si ibihumbi 120 niho byagendeye gusa cyangwa mama afite itsinda yabishyizemo akaba atabisobanura neza. Umva nyoko amafaranga narayamuhaye igihe twagurishaga yahene y'igihugu. Urabibona amafaranga nyoko nabwa nayo amafaranga nayo Haruna azajyana ku ishuri. Bino heri twaye twimenyereye kwirira gatogo n'imvange y'ibishyimbo n'ibijumba n'iki tukivangira tukagwa amahoro. Nyoko ngiye kubona mbone kuri Noheri ibiryo yatetse hano n'amapirawo n'ibiki byose. Ayoberwa bona nurabizi hacamo icyumweru kimwe ntarabasha kumubaza numva amafaranga yabitse nk'umuntu uzi ubwenge. Kuri bonane nabwo mbona yatetse gutyo. Ageze aha ngaha nsanga mwanariye. Sinasanze mwariye. Mwavuye araye mwanze no kwahirira inka hajya kwahira ubwatsi. Simvuyeyo. Ejo bundi umusibe ejo sibwo message nayakiriye hano yo kwishuri ngo nimba yari batirigirisa anyoherereje message ngo mukeneye ngo dukeneye amafaranga yawe uza yo kugira ngo ujye kwishuri. Namubaza kamwe nta mafaranga arahanga ngo yose ngo amafaranga mwara yahahishije. Ese papa nibyo koko ibyo byose byarabaye birarangira. Ese mukoze icyo ngo nsubire ku ishuri koko? Gemera nyine we na nyoko mujya mwirwa muri gutunda ifumbire n'ibintuza muri guhinga ubwo ugiye kuba umuhinzi. None ko wumva mama wawe yagize mvuye no kwa musaza Karori nihuriye nawe nifite yakagwa mu gacuma kasigaye ngo naramwimye dore ko nawe urya musaza nawe utashobora ibye mujye kumuguza amafaranga arayanyima. Hano uragira ngo ngirene nese tugurisha inka uzi ko nyoko yayiragijwe na mubyarawe. Ibyo byose ukwandavura. Iminsi mikuru kuko ubu kwera ndekeshejwe amashuri yanjye n'iminsi mikuru kuko ibyo bintu nuko nyine wihangane iminsi mikuru nyine ubwo ngubwo igukozeho nyine iminsi mikuru itumye nimba ari njye nyine nimba nabandi ari uko ariko iminsi mikuru bamwe itumye abanyeshuri batajya ku ishuri kubera kurya nabi no kutarya twizigama kandi kubera nyoko abishakira igishirira aho hari inkwera gatanu.